muririmbyi aguha icyerekezo nanje ashime. Humura, muri karitsiye harimo ibikozasoni, mu kazi runaka harimo ibikozasoni, mu rugendo rwawe harimo ibikozasoni, ariko uyu munsi nkuzaniye ihumure. Haleluya! Iyi tariki uyandike muri jenda yawe, uyandike ko nta magambo ateye isoni uzongera kubona imbere yawe, ahubwo ibyawe byose bigiye gutungana. Yesu nashimwe. Ko bw'Imana cyangwa se bana b'Imana, amahoro y'Imana abe hamwe namwe. Turashimira udahwema kudukurikirana kuri Hinduka Official, cyangwa se ukaba ari umukunzi wa Julienne. Mwifurije umugisha w'Imana, ijisho ry'imbabazi ry'Imana rigutindeho, kugira neza kw'Imana uhure nako muri uyu mugoroba. Imana y'amahoro ikumera umugisha cyane. Wowe wakoze subscribe, share, comment, udahwema kudukurikira ukurikirana ikiganiro cyacu gitangiye paka gisoje, umugisha w'Imana ube kuri wowe n'ibyawe byose. Uyu ni wa munsi cyangwa se ni cya gihe nagiranye isezerano n'abakunda Hinduka Official cyangwa se Julienne, mbemera ko nzajya mbazanira abantu b'Imana barimo Imana, barimo imbaraga z'Imana, bafite ubushake bw'Imana, bakora umurimo w'Imana ubarimo batabihatwa n'abantu, ahubwo bahihatwa n'Imana nyiribihe ariyo yabatoranije. Mvugira ngo amen. Wagira amatsiko ukibaza ngo ni muntu ki? Hanyuma Julienne, abantu benshi bankurikira bakunda kumva mvuza nk'ako ndi mu karere ka Burera, ariko uyu munsi nageze ku ivuko kuri gakondo. Ubu ndi mu rugo, ndi kumwe n'umubyeyi wanjye, namusuye uyu munsi. Ubundi nkunda kubabwira ngo mu karere ka Burera mba ndiyo kubera impamvu z'akazi, cyangwa se kubana na mukecuru ubyara mama wanjye arahari, ariko afite ikibazo runaka, kenshi niwe mba ndi kumwe nawe uwo mukecuru. Ntabwo rero kuba ndi muri Burera mpubatse, ahubwo ndiyo kubera iyo mpamvu, ntabwo twatererana umukecuru. Ariko uyu munsi nageze ku ivuko mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Karenzi. Kirenze kuri ibyo, turi abadeperi n'umubyeyi wanjye. Abadeperi bemera umwuka, abakera bavuga ngo ni abadeperi b'abapantekote. Pantekote ni itorero ryemera umwuka kandi ryuzura umwuka. Twebwe turi abana b'Imana rero, akunda Imana n'abantu b'Imana, ndetse hari icyamuteye kuvuga Imana, hari aho yamukuye, hari n'aho imugesheje uyu munsi. aricyo gitumye tuza imbere yanyu kugira ngo tubaganirize kugira neza kw'Imana, kugira ngo tubabwire ko gukora kw'Imana, ko Imana ikura mu bubata igatanga ubuzima buzima. Haleluya. Hanyuma nawe ni umubyeyi uzi kwivugira, kandi ni umubyeyi udatinya abantu, ahubwo atinya Imana yamuremye. Ndagira ngo muhe umwanya nawe muri aka kanya abibwire, murusheho kumumenya, hanyuma dukomeze n'ibindi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Amazina ku bankurikiye ni Ntamfura y'Ishari Makire, ndi umumama rwose, ndi umubyeyi urimo gushesha akanguhe, ndi kugera mu zabukuru, ariko muri ibyo byose nkunda Imana n'abantu b'Imana. Amen. Ndi umumama ukunda gusenga, nabigize umwuga nk'uko umuntu agira umwuga isuka yo guhinga akumva azasarura. Nanjye nkora umwuga wo gusenga nzi ko nzasarura, kuko mu gusenga harimo inyungu. Harimo inyungu mu gusenga, harimo ibintu byinshi by'umumaro. Nanjye nkunda gusenga, nabigize umwuga, niyo suka yanjye, kandi nkunda n'abantu b'Imana bakunda gusenga. Iyo muye n'abana b'Imana ndishima, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Cyane abayoborwa n'umwuka bakagira imbaraga ziva mu ijuru, abo nibo bana b'Imana, kandi ndabakunda cyane. Ndi umumama rero, nkorera umurimo w'Imana aho ngaho mu karere ka Rwamagana. Ndi umuririmbyi, ndi umunyamasengesho nk'uko mbivuze, muri ibyumba bibiri. Imana yagiriye icyizere nza muri minisiteri y'ab'ingenzi, ndi no mubwiriza w'ubutumwa umuhamagara. Ntabwo ari ubushaje, ngo ndi umuhanuzi w'Imana. Ndi n'umuhanuzi w'Imana, kandi ikindi cya kabiri, Yesu yasize ubutware mu kiganza cyanjye. Nkunda gusengera abantu, abarwayi, abafite ibibazo bitandukanye hirya no hino. Yesu hari icyo yakoze mu kiganza cyanjye, rero ibyo byose uko nshobojwe n'Imana ndabikora, kandi nkubaha n'abantu b'Imana. Impamvu mvuze aka kantu ngo navuge ko ari n'umuhanuzi w'Imana, hari abahanuzi dufite muri iyi minsi batemera Imana, cyangwa se biyemera ko ari abahanuzi, ariko wagera ahantu runaka, ahantu hagaragara akaba atakwiyerekana ko ari umuhanuzi, ariko yagera ahantu runaka akiyerekana ko ari umuhanuzi, adashaka kugaragara muri rusange ko ari umuhanuzi. Twebwe turi abahanuzi b'Imana, kuko turi abana b'Imana batoranijwe n'Imana, kandi ikirenze kuri ibyo twifitiye icyizere. Iyo utifitiye icyizere, nta muntu n'umwe ugomba kukugirira icyizere. Twifitiye icyizere kubera ko twatoranijwe mu magana menshi y'abanyabyaha. Arangije atubwira inshuti nziza, arangije
kumwizera twiyegereza atugabiza umurimo. Aleluya. Ari nacyo gitumye Tayasire Zogre Dosase, ari nacyo gitumye duterana kuri uyu mugoroba kugira ngo tubabwire kugira neza kw'Imana, kugira ngo tubabwire gukomera kw'Imana, kugira ngo tubabwire ko Imana imara agahinda. Imana ikuraho ubwigunge umaranye nabwo igihe kirekire, igatanga umunezero, ikaguha n'amahoro yo mu mutima. Wowe ukunda Julienne cyangwa hinduka official, hinduka official nababwiye ko ari televiziyo y'umuhamagaro cyangwa se ni televiziyo y'abanyamwuka. Hinduka official ni televiziyo yemera abavuga Imana, yemera abanyamwuka. Umuntu wese uvuga Imana, ntabwo twirata amadini n'amatorero, twemera umwami nk'umukiza wacu. Waba uvuga Imana upfa kuvuga Imana nk'ukiri, ukaba uri muri bya 7,000 bitarapfukamira iki Bayali. Turi bamwe muri bya 7,000 bitarapfukamira Bayali. Nico cyizere twifitiye kuri uyu mugoroba. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Rushaho kudukurikirana rero kubera ko tugukunda, utugaragariza urukundo, natwe turabakunda cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi ibagirire neza. Hanyuma reka twakire umutumirwa wacu. Murabona amasaha ageze kuko nta n'ibikoresho bifatika dufite, amasaha burije muri kubibona ko ikirere gisa n'igihindutse. Reka tumwakire atubwire Imana, atubwire n'ijambo ry'Imana, atubwire n'amakuru y'ijuru Imana yamuhaye muri iyi minsi. Umuntu w'Imana agendana amabanga y'Imana, umuntu w'Imana agendana ijambo Imana yamuhaye. Hari icyo yamugutumyeho, hari icyo yamutumye kugira ngo ambwire, hari icyo yamutumye kugira ngo akubwire mvugira ngo amen. Umaze iminsi miremire ugerageza kugira ngo uhure n'ubutumwa Imana gushakaho ukaburaho byacu, ariko uyu munsi uyu munsi hari ibintu bigiye guhabwa pirive ku buzima bwawe. Haleluya. Uyu munsi hari byari byaranze gusobanuka bigiye gusobanuka uyu munsi. Uyu munsi uhagazemo umaze iminsi hari ibyagufasheho ijambo, umaze iminsi hari ibyaje kukwiresesanyaho kugira ngo birebe ko mungana rata, umaze iminsi hari ibyari biri kukwitiranya, umaze iminsi hari ibyivanze ku buzima bwawe. Ariko guhera uyu munsi, kubera ko hari icyo Imana yamugutumyeho, hari ibyo Imana ije gucambura ku buzima bwawe kugira ngo amen. Hanyuma reka tumwakire, reka musengere atubwire Imana no gukomera kw'Imana. Mana turagushimye, ugira neza bugaca bukira, uri uwa mbere urihariye, izina ryawe nirishimwe. Si rimwe si kabiri tukubona ukora, si rimwe si kabiri tukubona utabara. Turi kuri iyi televiziyo, turi kuri iyi cyaro, duteranye n'ubwoko bwinshi butandukanye, duteranye n'isi yose iradukurikiye kuri iyi televiziyo. Tuzi neza ko hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Izo mbaraga z'Imana nizo duteranyije kuri uyu munsi kugira ngo tuvuge gukomera kw'Imana. Ntabwo dusengeye ijambo rihora risengeye, dusengeye umwana wawe ugiye kutugezaho ibyawe. Nyemerera buri muntu wese ntago azi icyamuhaza, hano ubwo si byatugirira umumaro, ariko wowe bwite uzi byatugirira umumaro, uzi byatabara ubwoko bwawe, uzi cyagarura ihumure ku bwoko bwawe. Turaguhamagaye ngo uzuboneke, imbaraga zacu zibure, haboneka imbaraga zawe. Gukora kwawe kukayangane kuri buri muntu wese udukurikiye. Ushobora kuba udukurikiye ufite ikibazo cy'ideni, ushobora kuba udukurikiye ufite ikibazo cy'inzara, ushobora kuba udukurikiye ufite ikibazo cyo kudashaka, ushobora kuba udukurikiye ufite ikibazo cyo kutabyara, ushobora kuba udukurikiye wabuze akazi, ushobora kuba udukurikiye wabuze minerivare yo ku ishuri. Ariko Tayasire Zogre Dosase Tayabini Konta Jeve Dosase, Imana irihariye kubera ko yavuze ngo isi n'ibiyuzuye byose ni ibyayo. Ngaho nyemerera uce bugufi wumve neza y'Imana. Tugwaye karibu nikaze, tegeka kandi uganze ngo nuganze muri twe mu izina rya Yesu, amen. Ni karibu. Mana iguhe umugisha muntu w'Imana, Mana itugirire neza muri uyu mwanya, Mana idufashe twongeye kumva twabana namwe muri uyu mwanya, twongeye kumva twavuga neza y'Imana muri aya masaha y'umugoroba, twongeye kumva twakwegera Imana kuko ni isumba byose muri uyu mugoroba. Ariko muri uko kwegera Imana nkunda kuririmba, tugiye kuririmba umuririmbyi wa 74 mu Gakiza, niturangiza tubone ubwumva ijambo ry'Imana. Amen. Hari igihugu cyiza cyane gituwemo n'abanezerewe, ntabwo batinya bombe tonike, baririmba indirimbo zishimwe. Ntabwo batinya bombe tonike, baririmba indirimbo zishimwe. Ibyaho byose ni byiza cyane, hari uruhukiro rw'ukuri, n'amagambo ateye isoni abayo,
nta n'imfubyi zihakubitirwa nta magambo ateye isoni abayo nta n'imfubyi zihakubitirwa ibyo byose ni kimwe mu isi ibyo byaho byose bitunganye bene data icyo nifuza ni iki kuza babonayo muririmba bene data icyo nifuza ni iki kuza babonayo muririmba ese ni ikiguzi kitwatanga kwinjira muri uwo murwa mwiza nta kiguzi na kimwe twatanga Yesu yishuriye igorogota nta kiguzi na kimwe twatanga Yesu yishuriye igorogota Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu mugoroba wowe udukurikiye wowe utwumva muri uyu mugoroba nta kindi kiguzi Yesu yarangije kugira gute kwishura kandi uyu muririmbyi araririmbye ngo ibyaho byose ni byiza nta magambo ateye isoni abaho ngo ndetse nta n'imfubyi zihakubitirwa nta n'akarengane kari imbere y'iyi Mana. Haleluya. Oya ni ukuri nubwo wari umaze igihe kirekire ufite akarengane ifatanye n'uyu muririmbyi wifatanye nanjye mwuzaniye ihumure mwuzaniye ijambo mwuzaniye indirimbo ikubwiye ngo nta magambo yo gukoza isoni abayo nta n'imfubyi zihakubitirwa kabishwe kuko muri iyi minsi wari uhuye n'ibiguteye isoni byinshi kabishwe ko muri iyi minsi wari ufite ibikorera isoni byabaye byinshi imbere yawe byararundanye nshuti yanjye muvandimwe wanjye wowe utwumva wowe udukurikiye akiri ihumure muririmbye aririmbye ngo nta magambo ateye isoni aba muri icyo gihugu n'icyo gihugu ibyaho byose bigize gute biratunganye. Haleluya. Arakomeje aririmba ngo bene data icyo nifuza ni iki kuzababona mu gihugu cyo mu kuzakubona yo Haleluya. Haleluya. Amen. Kuzakubona muri icyo gihugu kuzakubona turirimba kuzakubona ducuranga inanga kuzakubona tubona ibihembo twakoreye kuzabona ya migisha yo mu gakiza k'Imana iri uwo munsi ibyo abantu bataduhaye Yesu kuzabona ibyo turi gukorera uyu munsi. Amen. Ntabwo uyu munsi twasinze oya nta nubwo uraduha amafaranga 1000 wowe udukurikiye oya ahubwo hari uzaduhemba. Haleluya. Hari ingororano zateguriwe abihanganye hari ingororano zateguriwe abizera Imana nta magambo ateye isoni abayo nta n'imfubyi zihakubitirwa haragira ngo kandi bene data icyo nifuza ni kimwe kuzababonayo muririmba kuzakubonayo unezerewe kuzakubonayo uhanura kuzakubonayo uvuga ubutumwa kuzakubonayo uvuga Imana mu bigaragara n'ibitagaragara kuzakubonayo tayasire zo gredo sadi kuzakubona mu gihugu cyo mu ijuru aho ufata ibyo wasezeranye kugira ngo amen. Mana ishimwe Mana yacu ihimbazwe Mana yacu nishirwe hejuru cyane muririmbye agufashe nanje apfashe muririmbye aguha icyerekezo nanje akime humura muri karitsiye harimo ibikoza soni mu kazi runaka harimo ibikoza soni mu rugendo rwawe harimo ibikoza soni ariko uyu munsi nkuzaniye ihumure. Haleluya. Iyi tariki uyandike muri jenda yawe uyandike ko nta magambo ateye isoni uzongera kubona imbere yawe ahubwo ibyawe byose bigiye gutungana. Yesu nashimwe. Haleluya. Izananiye abaganga izananiye abadogiteri uyu munsi izananiye amafaranga uyu munsi izananiye amashuri uyu munsi Haleluya. Ari uburwayi Yesu bugiye guhagarara uyu munsi Haleluya. Uyu munsi amadeni yawe gagiye kuvivurwa uyu munsi urwayi bwawe bugiye gushirwaho iherezo uyu munsi byakugerageje bisizweho manda. Haleluya. Nta magambo ateye isoni uzongera kubona mu kazi kawe nta magambo ateye isoni uzongera kubona mu bicuruzwa byawe nta kagambane oya nta bihombo. Mana ishimwe nta magambo nta burozi uzongera kurya uhereye none wowe udukurikiye. Haleluya. Nta magambo ateye isoni
abayo ibyaho byose bigize gute biratunganye. haleluya haleluya amen. Mana ishimwe, Mana iturengere. Muririmbyi umwe uri kumfasha w'igihimbano cy'umwuka muri iyi minsi, abonye byose bisize, abonye byose birangiye, abonye ari mu kazitiro, aririmba igihimbano Juliet araririmba ayi Yesu we ngwino umeke ku mugongo, ayi Yesu we ngwino umeke ku mugongo, ayi ngo ku madeni we ngwino umeke ku mugongo, ayi Yesu we ngwino umeke ku mugongo, ayi Yesu we ngwino umeke ku mugongo, ayi Yesu we ngwino umeke ku mugongo, uyu munsi we ngwino duheke ku mugongo, ayi Yesu we ngwino umeke ku mugongo. amen. haleluya Amen. uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo Uwiteka naza guheke bidashoboka. haleluya Amen. inzira zawe zifunzwe, amarembo yawe yugariye, ndakuzanira inkuru ivuga ngo Yesu naza guheke. haleluya Amen. haleluya Amen. Mana ishimwe rata, Yesu aza guheke, Yesu aza kugirire neza, Yesu aza acisha inzira aho zari zizitamye, Yesu aje ace iminyururu yari ikuboshe, Yesu aje akureho urusika rwari rukugose, n'ibyanga Yesu aheke. Aguheke. haleluya Amen. nzi neza ko yavuze Juliet ngo ntazadusiga azadusiga nk'imfubyi, haleluya azadusigira umwuka wera uzadufasha mu byago no mu makuba, azatubera inkomezi tunaniwe, azatubera impamba, azatubera n'akabando, azatubera n'akabando mu bunyereri, mvugira ngo amen. haleluya Amen. Yesu n'ibyanga azaheka ashireho agashuka rata, kugira ngo ibyaduhigaga abiturenge. ndakuvuga ngo iyo amateka yahindutse wari warabuze uko ubebeza, Yesu arakubebeza. haleluya birashoboka kuri mama wanjye twicaranye uyu munsi, ariko aho utambebeje hari papa uri kumbebeza kuri uyu munsi. oya nibyo. haleluya Mana ishimwe, Imana itugirire Mana neza. itugirire neza. uyu munsi ndumva Imana, Yewe. nawe uri kuyumva, nanjye ndayumva, abadukurikiye bari kumva Imana, bari kuyumva. haleluya Amen. uyu munsi nta magambo ateye isoni uyasezerere wowe unkurikiye uyu munsi, nta magambo ateye isoni uzongera kubona uyu munsi uyasezerere. Yesu akoze ikinyuranyo, aravuze ngo aho bitari biri birabonetse. amen. haleluya Amen. haleluya Amen. Mana ishimwe. reka twinjire mu ijambo ry'Imana rata. yego uyu munsi nzaniye abantu b'Imana bari bafite ubwoba, utarumva ijambo ry'Imana akagushimira iki kintu mubyeyi. eh mwebwe mudukurikiye mukunda Julienne, mugakunda televiziyo Hinduka Official, kashimire mama wanjye mu gihe ari warakoze kumbyara, amena, wabyaye umuntu mwiza ukundwa n'abantu. nibyo, amen. Amen. kandi ikindi ngushimiye ko wambaye neza, amen, wambaye neza, agakweto keza, agasaha keza, agakanzu keza, mbese urimo Imana. ndimo Imana. hari ibintu ubundi hari imyambaro twambara igahita igaragaza abo turi. ubundi umuntu w'Imana hari ikimuranga, hari ikinyuranye. haleluya haleluya umuntu w'Imana niyo uzanga aravuga ati byanga byakunze ya n'umuntu w'Imana. uri harimo Imana n'imyambarire ye n'imyitegere ye n'imivugire iramuranga. haleluya ijambo ry'Imana. Imana ishimwe rero. amen. Juliet urakoze kunshimira, yego nanjye urakoze kamushimire nanjye. urakoze cyane. ijambo ryo kugushimira Yego. ni ijambo rikomeye cyane. Juliet urakoze ko wubasha Imana ya mama wawe. amen. yo haleluya Haleluya. Mana ishimwe, urakoze ko wubasha Imana ya mama wawe kandi Amen. nuyizera izakugezaho mama wawe atakugejeje. Urakoze. haleluya Mana ishimwe. Amen. Mana itugirire neza. uyu munsi nkuzaniye Ndabyakiriye. ijambo ryo kugira ngo wongere wibuke amateka y'ubuzima Haleluya. bwawe. Haleluya. haleluya Amen. ngiye kukuzanira ijambo ryo kukwibutsa amateka y'ubuzima bwawe. Bwanjye. haleluya Amen. wewe udukurikiye uyu munsi, uyu munsi wewe utureba muri uyu mugoroba, wewe udukurikiye uri kure nangwa uri hafi, nkuzaniye ijambo rikubwira kwibuka ku mateka yawe. Mana itugirire neza. tugiye kwinjira mu gitabo cy'umuhanuzi Samweli rata. Samweli wa mbere bice byo 17 umurongo wa 37. hari amagambo gavuga ngo uyu ni Dawidi wabivuze igihe yahigaga n'umwami Goliyati, igihe yahigwaga na Sawuli kandi ari mu ishamba, kandi Sawuli nubwo yamuhigaga ari umwami ntabwo yari azi ko Dawidi afite Imana rurema, ntabwo yari azi ko ikiri muri Dawidi kiruta ubwami bwe. haleluya Amen. haleluya Amen. igihe kigeze rero Dawidi hari ukuntu yaragiye kuja ku rugamba,
Sawuli yaramugerageje agiye kuja ku rugamba ndetse yaramuhaye ikigeragezo kimubwira ngo nukuri ngiye kuguha umukobwa wanjye ngo ariko ikizame ngiye kugukoresha nugitsinda nzamuguha. Haleluya. Naho kumbi yacuze umugambi wo kuja kumuta yeye mu babisha be. Mana itugirire neza. Dawidi aremera kuko yarazi Imana ye kishoboye byose. Haleluya. Amen. Dawidi mu kwemera aravuga ati nukuri nta kibazo. Dawidi nibwo yafashe ishengesho. Ijambo ryanjye ni ishengesho. Haleluya. Amen. Afata ijambo rero riri muri Samweli wa mbere ibice 17 umurongo wa 37 hari ijambo rivuga ngo Uwiteka wantabaye. Haleluya. Uwiteka wanabaye ukanyiza idubu ukanyiza inzara z'intare n'izinshishimure ntabwo wabura kunyiza umufilisiti utarakebwe. Haleluya rata. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi nkuzaniye inkuru kubwira ngo umufilisiti utarakebwe ye kugukura mu mwanya. Ye kugutesha umwanya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yasenze iryo sengesho bamujanye ku rugamba kugira ngo agweyo. Aravuga ngo Uwiteka wantabaye. Uwiteka wantabaye. Yagutabaye Julie. Yarantabaye yewe wewe udukurikiye nawe byibuke ko yagutabaye. Uyu munsi bikuri Uwiteka arabishoboye. Julie yaradutabaye. Yadukijije umwaka Mana iduha wera. Idukura mu bibi iduha Bibiliya. Idukiza gusoma inzagwa none dusoma inzandiko. Niza Pawulo Yohana n'izindi nziza. Idukura mu matanura y'umuriro tugaburira amata. Twariho twihebye none turagushimye. Yewe Mana wagize neza. Amashimwe nayawe. Yewe Mana wagize neza. Yafashijwe n'ukuri kose. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Sisi sogredo sasa tayabini kota jeve. Amina. Atayasikia somando sogredo sasa. Warakoze ko wadukijije umwanya. Yarawudukijije n'ukuri. Mana nishimwe. Dawidi nawe arabyibuka. Aravuga ati Uwiteka Imana nubwo ngiye ku rugamba nubwo umwami Sawuli aneze umutego akambwira ngo ninje kurwana n'ababisha banje njenyene ariko nibutse hari uko wazaga ukanyiza idubu ukanyiza intare n'izinshishimure none uyu munsi ndakwinginze unyize umufilisiti utarakebwe. Haleluya we. Amen. Mana ishimwe. Ndabwira umuntu nkurikiye. Wowe udukurikiye. Ndabwira umuntu twumva. Wowe udukunda. Uyu munsi hari Goliath turi imbere. Yego. Uyu munsi hari umufilisiti utarakebwe ukwahagije. Uyu munsi hari umufilisiti wivanze mu barahari. Ariko ntugire ubwoba. Hari Imana yagutabaye subiza amaso inyuma. Mu minsi ya kera warayibonye. Igihe wagendanye nayo urupfu rwaje warayibonye. Igihe wabonye mu kazi bakwirukanye warayibonye. Uyu munsi wongere wigirira icyizere. Imana iravuze ngo ije kugukiza umufilisiti utarakebwe imbere yawe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe. Uyu munsi Imana yongeruriye mu buzima. Uyu munsi nukurwa umutima na Sawuli utarakebwe nukuka umutima n'ingabo za Shuri nukurwa umutima n'abanaki n'abayeti batakebwe. Uyu munsi Imana yagukijije idubu. Uyu munsi yagukijije intare. Yagukiza amaboko akomeye. Yagukijije ibinyembaraga biri imbere yawe. Uyu munsi iravuze ngo witinya. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi iravuze ngo witinya. Amen. Asante. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi wibuke ko hari imbaraga z'Imana. Uyu munsi wibuke ko hari Imana yagukuye n'uyu munsi yagukuraho hantu uri kubona bidashoboka. Uyu munsi hari ibyo yagukijije wongere wigirire icyizere umenye ko yahagukuye n'umunsi tarasinzira. Uyu munsi iracari maso. Uyu munsi iracari inyembaraga Julie. Uyu munsi irahari. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abatwumva badukurikiye rwose uyu munsi irahari. Waba uri mu Rwanda, waba uri Tanzania, waba uri Kongo, waba uri mu Burundi, waba mu bindi bihugu bya kure muri Afurika hirya, wowe udukurikiye nkuzaniye inkuru wari uryamye ku gisasiro wari ubonye ugoswe
wari ubonye abafilisitiya babaye benshi ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo ntutinye. Imana yagukijije amaboko akomeye mu minsi ya kera, yongeye kugaruka ku buzima bwawe. Wari ubonye ugeze mu marembera ariko nzanye ijambo ry'ihumure ngo na nyuma ya zeru nta kirimo, na nyuma nta gihari, na nyuma ya zeru Imana irakora. Muri Imana ije gukora ku buzima bwawe. Imana igaruye icyerekezo, Imana igaruye bizinesi zawe zongere zikore, Imana igaruye ibyawe byari binyazwe. Imana yongeye kukugarurira umugabo wa mubyeyi we, Imana yongeye kukugarurira umugore wa mugabo we, Imana yongeye kugaruka kuri wowe wa mukobwa we, yongeye kuguharurira inzira igirira icyizere. Nawe umufilisitiya utakebwe yavuze ngo byararangiye, nkuzaniye inkuru yo kuvuga ngo birahari. Haleluya. Tugiye gusenga Imana, ugire kwizera, wongere wibuke ibyo Imana yakoze mu minsi ya kera, wongere wibuke ibyo Imana yakoze ahejo hazaza uvuyemo, wongere wibuke ibyo Imana yakoze mu myaka wavuyemo, wongere wigirire icyizere, wongere uvuge ngo yayindi nabonye nkabona imbaraga zayo, n'uyu munsi yashobora kuntabara. Reka dusenge Imana. Imana yo mu ijuru itugirire neza, Imana idukomeze, Imana itwiteho. Tugiye gusenga Imana tubasengera bari bacitse intege, abari bihebye, abari bakutse umutima, abari bashubijwe inyuma n'ibihe n'iminsi, abari bakuwe mu mwanya n'ibintu runaka bakumva hari ukundi kuntu byagenda. Uyu munsi ongera wigirira icyizere, ya Mana iracahari, ntabwo irasinzira, amaboko yayo garacari magari kandi ni maremare. Nyakubaha Imana yacu, byiringiro byiza, bendera ry'abizera, gakiza kacu twabonye, turagushimiye uyu mugoroba nk'uyu, turakunezererewe kuko ari wowe Mana ishobora byose, turakunezererewe ko ari wowe mutabazi dufite muri iyi minsi, turakunezererewe ko ari wowe ugarutse ku bantu bawe bundi busha, turakunezererewe ko ari wowe uzuye ibyo abantu bawe byari bipfuye, turakunezererewe ko ari wowe wubatse ingo zabubatse zari zisenyutse, turakunezererewe ko ari wowe utanze abagabo ku babyeyi, ku bakobwa, turakunezererewe ko ari wowe wubakiye abasore ngo ukabaha aderesi, turakunezererewe ko ari wowe winjiye mu kazi runaka, turakunezererewe ko ari wowe ukoze ikinyuranyo ku bwoko bwawe Mwami. Urakoze muri iki kinyejana cya 2025, urakoze ko ari wowe uje kudukiza umufilisitiya utarakebwe, urakoze kudukijije amaboko y'abakomeye bari batwasamiye, urakoze ko hari ibyo unesheje ku buzima bw'abantu, urakoze ko wubitse kandi ukubura, urakoze ko ukuyeho ukarema. Amina, sante. Haleluya, haleluya. Mana itugirire neza, Mana idufashe. Urakoze ko ari wowe ubaye ibyiringiro byacu muri uyu mugoroba, kandi urakoze ko ari wowe uremye ubuzima buzima, urakoze ko ari wowe uremye ubuzima busha, ibya kera bikaba byari birangiye, urakoze ko n'ibyari bishaje ubidoze muri uyu mwanya. Haleluya. Urakoze kuko wihesheje icyubahiro, Mwami wanje, niwe ushobora byose, nuhindura amateka y'abantu agahinduka. Uyu mugoroba utugirire neza kandi uvubira abantu bawe imvura y'urujojo mu izina rya Yesu, amen. Ntabwo nagenda nababwiye ibintu Imana yantumye muri uyu mwaka wa 2025. Mfite ubutumwa ndi kugenda mbwira abantu, tuzagaruka ariko nakamvugaho gatoya. Imana yarambwiye ngo nzabwira abantu ko ikoze ikinyuranyo muri uyu mwaka, kusenga n'udasenga.